cyangwa se ingobyi umwana akuriramo. Ingobyi ni orugane cyangwa se urugingo rukorwa mu gihe umugore atwite, ikaba ifite ishusho ya disike ndetse ikaba ipima santimetero 20 za diyamita ndetse na santimetero 2.5 by'ubunini. Tugendeye ku mugabo bita Marshall ndetse na Rhino, igitabo banditse mu mwaka w'ibihumbi 2014. Placenta cyangwa se iyi ngobyi ikora cyangwa se ihuza umubyeyi ndetse n'umwana. Nk'uko twabibonye mu kwiforoma kw'iyi ngobyi, twabonye ko hari ingingo zibigiramo uruhare. Ugiye kubagezaho iki kiganiro, amazina yanjye ni Munyanziza Stéphane. Ndagira ngo mugikurikire neza kugira ngo musobanukirwe byinshi kurushaho mwagendaga mwibaza, nk'uko twagiye tubagezaho ibindi biganiro mukibaza muti ese iyo ngobyi yo iba yavuye hehe. Tubagezaho ikiganiro cya mbere, twabonye yuko umwana yari kwiforoma, icya mbere kigomba kubaho ni uko habaho guhura kw'intangangore ndetse n'intangangabo, hanyuma igakora diploid cell yitwa zygote. Iyi zygote twabonye ko igenda yigabanya ibice kugeza aho ziba 32 cyangwa se icyo twita morura, ariyo ihinduka blastocyte. Iyi blastocyte twabonye ko igira ibice bitandukanye, aho igira trophoblast cyangwa outer cell mass, ikagira na inner cell mass, ikagira morura donc zona pellucida, ndetse ikagira n'ikindi gice cy'imbere cyuzuyemo amafluide. Muri make, kugira ngo placenta ibeho, igice cy'imbere cyerekeye ku mubyeyi kiba cyavuye mu byitwa decidua cyangwa se gravid endometrium. Ni igice gikorwa n'igice cy'imbere cya nyababyeyi cyitwa endometrium. Hanyuma igice cy'inyuma ku mwana nacyo kikaba kiva mu byitwa chorion cyangwa se fusion trophoblastic cells and extra embryonic mesoderm. Bya bice twabonye inyuma cyangwa se outer cell mass zita trophoblast zihuza n'ibindi bice by'imbere muri embryo, muri mesoderm za embryo, nk'uko byagaragajwe n'umugabo bita Arush ndetse na Indu mwaka w'ibihumbi 2010. Muri make, blastocyte igira uruhare cyane mu gukora kwa placenta cyangwa se ingobyi. Nk'uko twabibonye, twabonye ko blastocyte igizwe n'uduce dutandukanye, uduce 3 tw'ingenzi. Hari igice cyitwa zona pellucida, igice iba yakuye kuri ovum, ndetse ikagira inner cell mass ndetse na trophoblast. Nk'uko twabonye ko ovum akamaro kayo ari ukuntu ishinga embryo. Mu by'ukuri ahangaha niho bigaragarira. Iki gice cyitwa trophoblast nicyo kivamo placenta ndetse na chorion, kuko kiba ari igice cy'inyuma, mu gihe izi selile z'imbere zitwa inner cell mass zo zivamo embryo ndetse na amnion, ndetse hakavamo n'icyitwa umbilical cord. Bivuze ngo havamo rwa rusoro, hakavamo isuha, ndetse hakavamo n'urureri. Bivuze ngo ka gace twabonaga kagomba kwigabanya kakavamo ibi bintu byose. Amaserire y'inyuma akavamo trophoblast zigakora placenta ndetse na chorion. Nk'uko twari tumaze kubibona, iyi chorion niyo twabonye ko igomba kuvamo igice cyegereye umwana. Hanyuma inner cell mass, za selile twabonye imbere, nazo zikavamo embryo cyangwa se urusoro, kavamo amnion cyangwa se icyo twita isuha fluide twavugaga, ndetse zikavamo umbilical cord cyangwa se urureri. Nk'uko tuzagenda tubibasobanurira mu bice byacu bizakurikira, tubereka bimwe mu bice bitandukanye n'urureri narwo ruzaba rurimo. Imwe mu misemburo rero ikorwa n'iyi ngobyi cyangwa iyi placenta iba yakorezwe na trophoblast, harimo uwo twita human chorionic gonadotropin. Uyu musemburo ni umwe mu misemburo igaragaza ko umubyeyi atwite mu gihe atanze ikizamini kwa muganga. Umusemburo wa kabiri ni uwitwa estrogen. Umusemburo wa gatatu ni uwitwa progesterone. Iyi misemburo ikaba ikorwa mu rwego rwo guhagarika indi misemburo yatumaga amagi asohoka. Umusemburo wa kane ni uwitwa human chorionic somatotropin cyangwa placenta lactogen. Ibi akaba ari umusemburo utuma ingano ya glucose ndetse na lipide mu maraso y'umudamu yiyongera, bikazatuma zibasha kugera ku mwana. Undi musemburo wa gatanu ni uwitwa relaxin. Umusemburo witwa human chorionic gonadotropin ni umusemburo w'ingenzi cyane. Ni umusemburo ushinzwe kubungabunga ndetse no gukora kw'icyo twita corpus luteum
cyangwa se ikirera umwana, mu gihe umusemburo wa progesterone na estrogene yo ibaho kugira ngo ikomeze ibungabunge gutwita, irinda kuba habaho ugukorwa kw'irindi gi. Iyo habayeho kubura cyane kw'imisemburo wa human chorionic gonadotropin, iki gihe mu mezi abiri yonyine ya mbere hahita habaho uguhagarara ko kubyara cyangwa se ukuvamo kw'inda, kuko iki gihe za corpus luteum, uyu musemburo warindaga ibikorwa byayo byose biba byahagaze, nk'uko umugabo bita Sembringham yabigaragaje mu mwaka w'ibihumbi 2012 mu gitabo yanditse. Ese iyi ngobyi imaze iki ko tumaze kubona uko ikorwa? Ese yaba imaze iki? Akamaro ka mbere ni ukubika storage. Iyi ngobyi idufasha kubika glycogen, iron, fat, soluble, vitamine ndetse n'ibindi. Icya kabiri, ibika imisemburo ya steroid hormone, amaproteine, ndetse igakomeza kubungabunga ya corpus luteum kugira ngo ikore progesterone zibasha gukomeza kubungabunga uko utwita bimeze, bityo ntihakorwe umusemburo wa oxytocin uhagarika kubyara cyangwa se utuma habaho kuvamo kw'inda. Ikindi kintu iyi ngobyi imaze, ituma habaho respiration, bigatuma umwana abasha kugira amagaze oxygene ndetse na carbone dioxide agenda ahindagurika, kuko umwana nta oxygene aba afite. Bisaba yuko oxygene iturutse ku mubyeyi yinjirira muri iyi ngobyi maze ikinjira mu maraso y'umwana, maze carbone dioxide nayo igasohokera muri iyi ngobyi, igasohoka paka igeze hanze inyuze mu mubyeyi. Ikindi, iyi ngobyi irarinda cyangwa protection, irinda umwana kuba yahura n'ibibazo by'ama-infection. Iyo ingobyi igize ikibazo, umwana ahura n'ama-infection akaba yapfira mu nda. Ikindi, ifite umumaro wo gusohora cyangwa excretion. Iyi ngobyi isohora carbone dioxide ndetse na bilirubine. Ikindi, ingobyi ifite umumaro wo kugaburira umwana amino acide, glucose, amakalcium ndetse n'ama-iron, nk'uko twabonye yuko iba yanabibitse. Ikindi, iyi ngobyi ifite umumaro wo guhanahana amagaze, nk'uko twabibonye, carbone dioxide ndetse na oxygene, aho oxygene yinjira bityo carbone dioxide igasohoka mu gikorwa cyitwa diffusion, aho bihanihanira ku mpera z'iyi ngobyi, nk'uko byagaragajwe n'umugabo bita Marshall afatanije n'uwitwa Lionel mu gitabo banditse mu mwaka w'ibihumbi 2014. Iyi ngobyi iba igizwe n'ibice bitandukanye. Icya mbere ni icyitwa chorionic sac, icya kabiri ni icyitwa amniotic sac, icya gatatu ni icyitwa umbilical cord. Ibi ni ibice bitatu biba bigize iyi ngobyi, bikaba n'ibice by'ingenzi bihuza umubyeyi n'umwana. Nk'uko twabibonye, twabonye ko igice kiba cyegereye umwana kiba cyitwa amnion, ndetse igice cyegereye umubyeyi kikaba cyitwa chorion. Bivuze ngo igice nanone gihuza umubyeyi n'umwana cyitwa umbilical cord. Ibi bice by'ingenzi bigize iyi ngobyi. Gusa mwihangane kuko turi kubivuga mu ndimi z'amahanga. Amnion ni agashashi kaba gatwikiriye, hanyuma chorion ni igice kiba kigizwe n'ibintu by'imitsi ndetse n'ibindi bituma amaraso cyangwa intungamubiri byose bibitswe muri iyi ngobyi bibasha kugera ku mwana. Umbilical cord nibyo byitwa urureri, aricyo kibasha guhuza umwana ndetse n'umubyeyi. Mushobora kuba mwibajije ibibazo byinshi bitandukanye kuri bimwe mu bice by'iyi ngobyi by'ingenzi cyane, gusa reka tubyivugire ku gice cyitwa umbilical cord cyangwa se urureri. Urureri ni kimwe mu bice bigize iyi ngobyi cyangwa placenta, gitangira kubaho hagati y'icyumweru cya 5 n'icyumweru cya 10 umubyeyi akimara gusama. Iki gice cy'urureri kiba gipima santimetero 50, ndetse mu bunini bwayo ikaba ipima hagati ya santimetero 1 kugera kuri 2. Ikaba igizwe n'imiyoboro 2 ya artery cyangwa se imijyana 2 ndetse n'umugarura 1, bitandukanye no ku muntu. Iyi mijyana 2 itwara amaraso yanduye, hanyuma uyu mugarura 1 ugatwara amaraso meza. Nicyo twita Wharton gel, ikaba ari ibintu by'amavuta biba bitwikiriye urureri. Ese kuki yitwa imijyana kandi itwara amaraso yanduye, mu gihe mu muntu usanzwe tuzi ko imijyana ijyana amaraso meza buri gihe, hanyuma umugarura ugatwara amaraso meza afite oxygene? Ese amaraso yanduye ni amaraso adafite oxygene, hanyuma amaraso meza ni amaraso afite oxygene. Ku mwana, kubera ko iyi imijyana 2 arteries, 2 umbilical arteries, nuko ibasha gusubiza ya maraso yakoreshejwe cyangwa yanduye ikasubiza mu mubyeyi.
niyo mpamvu yitwa imijyana kuko irayajyana iyakuye mu mwana. Hanyuma uyu mugarura wo uzana amaraso meza, niyo mpamvu witwa umugarura. Gusa iyo gutwita bikibaho haba hari imigarura ibiri, ariko nyuma mukaza kubura hagasigara umwe. Uko bigenda tuzabibasobanurira mu bindi biganiro. Ikindi gice cya kabiri ni igice cyitwa fetal membrane, cya gice twabonye kiba cyegereye umwana cyangwa se chorion, donc amnion ndetse na chorion ni amamembrane yose aba ari kuri iyi chorion. Twabonye ko iba igizwe n'amatrophoblast ari inyuma, akamaro kayo akaba ari ukubaho kwa placenta, mu gihe amnion twabonye ko iba igizwe na ya maserire ari imbere, trophoblast ziba ziri imbere zigakora icyitwa amniotic fluid cyangwa se isuha. Ibi bice bibiri byombi byiteranyije bikaba byitwa amniochorion, bikaba bibaho byibuze ku cyumweru cya 10. Hari utundi tumembrane cyangwa se uduce nk'ingobyi, hari nk'akitwa allantois gatuma imitsi ibaho, hari n'akitwa Yolk-Sac ariko gatuma habaho amaraso cyangwa se ari blood cell formation. Nk'uko twabibonye amaraso umwana arayikorera binyuze muri aka gace gatoya kitwa Yolk-Sac. Ese isuha ibigizwe n'ibiki? Ndagira ngo mukurikirane mutaza gucikwa. Isuha ibirimo ibiki? Ni ikintu umwana akeneye cyane kuko nibyo biryo bye mu gihe ari umutwite ari mu nda. Iyi suha ibigizwe n'amazi, igizwe n'imyunyungugu, igizwe na ire, igizwe n'amaproteine, igizwe n'amasukari ndetse na quantité nkeya y'inkari. Iyi suha ikaba ikorwa na amniotic cell cyangwa n'utunyangingo twa amniotic ndetse n'amaraso y'umubyeyi. Iyi suha byibura ikaba iri hagati ya mililitiro 800 kugera kuri mililitiro 1000 ku byumweru 37 nk'uko byagaragajwe n'umugabo bita Arush ndetse n'umugabo bita Indukey mu mwaka wa 2010 mu gitabo banditse. Ese iyi suha itembera gute? Amazi aba ari muri iyi suha buri masaha 3 arahindagurika. Iyo habayeho ukuza kw'imisatsi ndetse ukabona no mu cyitwa micronuare harimo ibintu by'amafluide cyangwa by'ibizibizi, biba bigaragaza ko umwana yatangiye kumira isuha, nk'uko bigaragazwa n'umugabo bita Ilala Kay mu gitabo yanditse mu mwaka wa 2015. Ibindi mugomba kumenya ni uko iyi suha ku byumweru 12 gusa ibipima byibura mililitiro 50, hanyuma ikaba ishobora kugera kuri mililitiro 400 ku byumweru 20 ndetse ikazamukaho wanywe litiro imwe ikagera kuri litiro imwe hagati y'ibyumweru 36 na 38. Hanyuma iyo igihe kigenda cyiyongera bigenda bigabanuka, bivuze ngo umubyeyi ajya kubyara biri hagati ya mililitiro 600 ndetse na 800. Uko umubyeyi agenda atinda kubyara niko iyi suha igenda igabanuka. Uko igenda igabanuka niko ibibazo bitandukanye bigenda biba ku mwana, nk'uko tuzabibona mu biganiro bizakurikira, ku buryo ishobora no kugabanuka ikagera kuri mililitiro 200. Ese iyi suha twabonye imaze iki? Icya mbere, iyi suha irinda umwana ndetse ikarinda n'uruso kuba byagira ukwangirika, bituma umwana abasha gutembera, bituma temperature cyangwa ubushyuhe bugabanuka, bigatanga sapoti ku rusoro ndetse no ku mwana. Ndagira ngo musobanukirwe byinshi muri makeya mu byo twavuze, gusa kimwe tutagenda tutabasobanuriye ni uko ingobyi ari ikintu cy'ingenzi cyane, kandi mugomba kwibuka ko igizwe n'ibice 3 by'ingenzi: igice cyitwa amnion, igice cyitwa chorion ndetse n'igice cyitwa umbilical cord. Amnion ni igice kiba cyegeranye n'umwana, gikorwa n'amaserire y'imbere cyangwa se inner trophoblast cyangwa inner cell mass, ari naho hakorerwa isuha. Hanyuma igice cy'inyuma cyitwa chorion, igice cyegeranye n'umubyeyi, gikorwa na outer trophoblast cell cyangwa se outer cell mass. Ikindi kintu nuko twabonye ko blastocyte ikora trophoblast, twabonye ko trophoblast ari ibasha gukora placenta ndetse igakora na chorion. Hanyuma ibice by'inyuma nabyo byifatanyije n'igice cy'imbere cya nyababyeyi nabyo bigakora chorion.
Mbashimiye uburyo bwitonzi mwagaragaje muri iki kiganiro, mbasaba gukora subscribe. Niba wabikunze sangiza inshuti zawe byihererana, niba wabikunze nanone bigaragaza ukora like ndetse unatange comment. Niba hari n'ikibazo wagize nacyo wakitubaza tukazagusobanurira byinshi kurushaho. Njye mwari kumwe, nitwa Munyanziza Stephane.